noneho hari ahantu hari akabari gutya ku ruhande, hari umumama twari tujyanyeyo, hari ibintu nari mutwaje, noneho mpagaze nka hariya ndebye ibumoso bwanjye mbona hari abagabo 3 n'umudamu umwe. Muri abo bagabo 3 harimo umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa kuri YouTube arakomeye cyane, gutya mu gitondo nko mu masaa 3:40 za mu gitondo, arakomeye pe. Mbona umuvandimwe arahagaze ari kugwana n'icupa. Herega nabanje kugira ngo ndi kurota. Message Imana yampaye kuri 21 na 27 z'ukwa 11 ni message aho nari ubuzima bwanjye wabonaga ko bugiye. Ubwo wari ugiye gupfa. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Amen. Iravuga ngo nimbeho nawe baho. Iryo jambo riraza. Nejo hari umuntu wari nyoherereje numva nsuye nshubijwemo izindi mbaraga. Iyo message ni message mufashe muyumve kandi muyumve neza. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese rero aho mudukurikiye muri, nizere ko mumeze neza cyane, natwe tumeze neza kandi turabakunda cyane, duhora twishimiye kubana namwe mu bihe n'ibihe mwaka watangiye bigoye, turahatana. Yesu atugirira neza, none tugeze mu kwezi kwa 12. Wowe aho uri hose kugeze muri kuno kwezi, hari benshi bagiye urasigara n'icyo watanze kugira ngo wowe uriho nta kindi n'ubuntu Imana tugira. Rero cyubero reka tukizamurira Imana kugira ngo ibiri imbere nabyo byose komeze kutugirira neza cyane. Karibu rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yego nongeye kwakira Zakayo, umuhanuzi w'Imana rwose abantu bakunda cyane. Kumubona ntabwo biba byoroshye kubera ko nawe abari gushakisha n'abantu bagenda sengera. Gusa mu minsi ishize dushima Imana ko twongeye kumubona. Twari tumubuze kubera ko Satani nta kundi nyine hora arwanya umurimo w'Imana mu nzira zose zishoboka kugira ngo ananize abakozi bayo, ariko ntabwo anesha. Yaraneshejwe. Yesu yaratsinze ibihe n'ibihe. Niyo mpamvu rero twishimiye kandi tumeze neza cyane. Zakayo, Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Sirameze gukora ikiganiro nawe wambaye bisanzwe. Ubundi wabaga wambaye igunira, wambaye mwitero, wambaye iki? Buriya message nyine bayaje kuriya. Ariko ndashima Imana. Anishimye cyane. Kambanze shima Imana. Ndashimira Imana ko ubu harashize ukwezi dukoze cya kiganiro cy'ubushize. Burya nkiva hangaha nyuma kiriya kiganiro, buriya isi ifite abantu beza ariko ifite n'abantu babi pe. Navuye aha burya umuntu arampumanya, amumanya bibi cyane ko buriya umuntu ashobora kuguhumanya ibyo nko kurya, ariko iyo hajemo imbaraga ziturutse kure, aho haba harimo urugamba rukomeye. Umuntu aranyangiza pe, afunga umuhogo wanjye. Umuhogo arawufunga ku buryo numvaga hateretsemo, urabona ni nk'igi cyangwa se ikintu kimeze nk'igi, ariko kikaraga
nkaya babyitaga ngo iki ni globe terrestre, kimwe bajyaga batwigishirizaho ibintu by'imigabane globe terrestre. globe terrestre. Nigiyemo byinshi rero muri ubu burwayi. hari igitabo nigeze soma cy'umugabo witwa igitabo cyitwa Carnavage pour finir avec la transpostaturisme, cyanditswe n'umugabo witwa Jean-Marc Cansier, kivuga ku buzima bw'inyamaswa cyangwa se uko inyamaswa zibaho. Burya muri aka gahe gatoya muri uku kwezi mbonye ko umukozi wa shitani ntatandukaniye n'intare, ntatandukaniye n'ingwe, ntatandukaniye n'imbwa, ntatandukaniye n'ipusi. Ni ukuri Pasi, ewe Yesu we, izo mbaraga zigaca mu muhogo ariko zagera mu mbavu, bene hano mu mbavu zanjye zazigiye kuzaturika. Nigiyemo byinshi, nahise mp'agaciro buri wa gatandatu iyo ndi mu gusengera ibyifuzo by'abantu, hari icyifuzo usengera ukumva ugishyizeho umutima cyane, cyangwa se ugishikamijeho n'ubwenge, byose ukumva nyine kirimo, ariko ntibazakubeshye. Mu bantu bashobora kuba baramaye ibyifuzo bikomeye byaba iby'Imana yakoze, baba bagitegereje, nafashe telefone yanjye mpamagara abantu 4, ndababwira sinanabazi, ariko aho muri Imana ibaho umugisha. Ariko harimo umuryango umwe, umuryango wa Gasana, umuryango wa Gasana, ndabashoje Imana ibaho umugisha. Abantu nahamagaye, igitangaje nuko nabahamagaraga nabo hari ibindi byifuzo bari bafite kandi bateguraga kumpa, ahubwo bya byifuzo byabo bakahita babireka, ahubwo bagafata noneho umwanya wo kunsengera. Nyine ukumva umuntu ahisa kugirira igishyika, akahita nyine abigira nk'ibye, akumva mbese nawe akabura amahoro. Noneho nibwo nahise menya burya iyo umuntu aguhamagaye ngo nsengera, nibwo uhita umenya uburemere bwabyo. Abakozi b'Imana basengera abantu b'Imana bubahwe, nahise nsanga burya gusenga nta mikino irimo. Hari umumama umwe muri Rwamagana yaransengeye kuri telefone, aransengera, numva muri jewe hari nk'imigozi ihambutse, numva hari nakiriye ubundi buzima. Hari umumama witwa Antoinette, ndamushuhuje. Uwo mumama aba mu Butaliyani, n'umukatolike. Jewe rero mfite inshuti nyinshi z'abakatolike, kandi ndashimira Imana ko Imana muri mu madini, haba mu basilamu, abaye Imana yampayemo inshuti. Uwo mumama muri ahaba hariya mu Butaliyani, hari imirimo ashinzwe kuri katedrali yaho begereye. Iyo katedrali rero niyo irimo umwambaro boroshe Yesu cyagiye bamara kumwica. Uwo mwambaro yansobanurira amateka yayo ukuntu bawerekana rimwe mu myaka 5. Naramubwiye mama, ndarwaye, bimeze gutya. Umubyeyi aransengera, numva burya iyo dusenga, gusenga ni imbaraga, gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Ariko kubivuga ku rurimi uba wumva ari akantu koroshye, ariko iyo bikeneye ko usengerwa, nahisemo agaciro abantu bahamagara abakozi b'Imana, musengere. Kandi numva ndushijeho gukunda Imana cyane, numva ndushijeho kwegera Imana cyane. Baransengeye, abanguriye kawunga, abanguriye umuceri, abanguriye amata. Imana ibaho umugisha rwose, Imana ibaho umugisha bose. N'abatari babizi babimenye ubu. Ariko icyo nabonye cyo, burya iyo ugeze mu gihe ushobora kuryama, ntumenye igihe waryamiye, ntumenye n'igihe wabyukiye, nkumva madamu wanjye Mukanoheli Marceline ari kunyegura amereza amata, ari kumpa igitoki, ari kumpa ibishyimbo.
burya iyo wageze muri iyo ka burya no gupfa biba bishoboka, kandi gupfa burya rye sintinya urupfu si umwanzi, ahubwo ubugingo bwanjye bwejejwe. Nicyo mpora nsaba Imana buri gihe, niyo nava aha ngaha nagera hariya ngapfa, ariko Imana imbona mu gitabo cy'abanyabugingo. Mwabarozi mwe rero muri abakozi ba shitani, ariko nta kintu muzadutwara. Reka dushime Imana yongeye kuduhuza. Ni ukuri ndashimira Imana yo mu ijuru, uko njye nabwiye Imana nta mupfumu najyaho, nta zindi mbaraga najyamo. Imana yo mu ijuru iziga ifunguye umuhogo wanjye muri iyi minsi ishize. Ariko uzi kubaho utavuga uteguka, umutwe wanjye wagira ngo bari bazanye nk'urusyo barambikaho. Amaraso wareba umuntu ubikoze ugasanga ni wa muntu uhereza amazi byagutera umwanzi ntabakure, ariko Imana yo kabyara ndayishimira ko yangaruriye ubuzima. Aho muri urwo rupfu, reka ndwite urupfu nari ndimo, Imana ntabwo yansize, Imana yaransuye, insura binyuze mu bana bayo, nanjye ubwanjye iransura. Hari message Imana yampaye, message kandi message ikomeye, ariko naratangaye. Hari na message Imana yampaye ariko bica muri Mariya, nyina wa Jambo. Reka uranyemera, reka tubanze dusenge dushime Imana ko ngiye kuduhuza. Tunasengera uyu mwanya ko yanakurinze, kubera ko numva ari iby'agaciro gakomeye cyane, kandi unasabire n'umugisha abantu bose bakubaye hafi muri buno burwayi. Ndagushimiye Uwiteka Mana nyiribihe, ndagushimiye ko uri ubuzima bwacu, ndagushimiye ko abakwiringiye batazigera bakorwa n'isoni, ndagushimiye ko naho imitini itatoha, inzabibu ntizera imbuto, abahinzi bagahingira ubusa imyera ikarumba. Ndagushimiye ko uzakomeza kubana natwe, ndagushimiye ko wampaye umuryango mu isi yose, ndagushimiye ko wampaye inshuti, wampaye abavandimwe, ndagushimiye ko wampaye abantu bambaza amakuru, ndagushimiye ko ubugingo bwacu uburinze kurenza ibindi byose birinzwe, ndagushimiye ko uri kongera abakizwa, ndagushimiye ko ijambo ryawe riri kwaguka, ndagushimiye ko ijambo ryawe rigiye gukomeza rikazamuka, icyubahiro cyawe kikazamuka, kandi abarokoka bakaba benshi, kandi abava mu mishubi bakaba benshi, abafashwe n'amasenyenge bakaba benshi, bagakizwa bakakira imbabazi utanga. Uhumugisha buri muntu wese ugiye kudukurikirana muri iki kiganiro, buri jambo ryose rivugirwa aha ngaha uriherekeze, kandi rigira icyo rimarira imitima. Twe nta kintu dufite twahereza abantu, ariko iyo ijambo ryawe uriherekeje, uriherekeresha imirimo n'ibitangaza, uriherekeresha gukora kwawe, uriherekeresha ubutware, uriherekeresha ubushobozi, kandi ibyishyira hejuru, ibyiyita imbaraga byose bigakubitwa hasi kubw'ijambo ryawe. Ryabayeho tutarabaho, rishyiraho igicu tutarabaho, ridendeza inyanja tutarabaho, riravuga ngo ibyatsi nibibeho bibaho, riravuga ngo ibiti nibimere biramera, inyamaswa zibeho zibaho. Ijambo ryawe riravuga ngo ukwezi ni kumurike kuramurika, zuba nirive rirava, nyenyeri nizize ziraza. Ijambo ryawe umugaragu wawe Dawidi aravuga ngo naribikiye mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Arangije aravuga ngo iki nicyo kimara umubabaro mu byago byanjye no mu makuba yanjye, ngo nuko ijambo ryawe ryanzuye. Umugaragu wawe Petero aravuga ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirusha gukomera, ngo tuzaba tugize neza nituryitaho, kandi ijambo nta wundi ni wowe. Reka rero uherekeze buri jambo ryose rigiye kuvugirwa aha ngaha, kandi uhumugisha buri muntu wese, tugabane twese abera bose mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen.
amen haleluya ndatambagira mu ijuru amen haleluya. Imana yacu Imana ishimwe cyane ko yongeye kuduhuza kandi Imana ishimwe ko yongeye no gushoboza abadukurikiye. Hari abadukurikiye bari muri barwaye, babwire ngo gukira pasireka nkubwire nta burwayi Imana itakiza, nta n'ikigeragezo Imana itagukura, ntibibaho. Urabibara urabizi nta kibaho. Iyo turi kuvuga ibi abantu baba bumva ari nka montage ngo naye barokore, ariko narababwiye umenya agaciro k'ikibuno iyo warwayeho ikibyimba utabasha kwicara nibwo uhita umenya cya kibuno burya. Ariko ndashimira Imana ko inkuyeyo ikankurayo. Aha rero muri uru rupfu nge narindimo nibwo niboneye umubyeyi Mariya, umugabekazi w'ijuru ariko ngira agahinda mu mutima wanjye. Bayobozi bacu ba ADEPR ndabubaha mwese, abambatije, abanyigishije, abambwirije, mwese ndabubaha, ariko ntabwo mwigeze mutubwira ko mama wa Yesu atapfuye. Ntabwo mwigeze mutubwira ko mama wa Yesu ari muzima. Ntabwo mwigeze mutubwira ko na n'iyi saha akiri umubyeyi kandi agifite ububasha. Waba nyina wa Jambo, ububasha ukabubura gute? Uyu mubyeyi uri mu Butaliyani Antoinette, Imana imuhe umugisha. Jewe nagize igitekerezo muri jewe, numva bitewe n'ibyo nari mbonye, message mama wa Yesu yampaye nzayitambutsa mu kiganiro kizakurikira iki ngiki. Ariko nagize igitekerezo cyo kujya muri studio nkakora indirimbo ivuga kuri mama wa Yesu gusa. Uyu mama rero uri mu Butaliyani nawe muri we hazamo indirimbo ivuga kuri mama wa Yesu. Anyoherereza ijambo rimwe ririmo nk'chorus, arambwira wanshireho ayandi magambo ko nshaka kuzajya muri studio nkakora indirimbo ivuga kuri mama wa Yesu, nyina wa Jambo. Indirimbo ndayimwandikira, ndayimwoherereza, yumva ni nziza. Arambwira indirimbo tuzayisohora, niko yambwiye. Anyohereza amafaranga, jya muri studio, indirimbo bari kuyikora. Urumva ko cya cyifuzo nari mfite Imana yahise igisubiza. Iyi ndirimbo rero izasohokana n'iyo message ya mama wa Yesu, ariko ntabwo mwigeze mutuvungurira ku ibanga. Ese Pasi, uratekereza umubyeyi Imana yatoranyije mu isi yose ikavuga ngo njyewe icyubahiro ndakiyambuye, ariko ndagiye nicare mu nda y'uriya muntu? Bibiliya ivuga ko yari umuziranenge, nta cyaha Mariya mama wa Yesu yari afite. Ubu mfite ibibazo byinshi nkeneye, ahubwo uzampuze tuzashaka umuntu unkuriye mu buryo bw'umwuka, dukorana ikiganiro mubaze ibibazo byinshi. Nahise ngira ibibazo, mfite ibibazo nka miliyoni. Wambonera umupadiri, wambonera umupasiteri, yaba apotere, mfite ibibazo byinshi numva namubaza. Imana ni gute yicara mu muntu? Ese Mariya ni umuntu nkatwe cyangwa ni Imana yabanje kwizira ku isi n'ubundi igendera mu mubiri nk'uko yaje igendera mu mubiri witwa Yesu? None se wabyara Imana? Umuntu abyara Imana gute kandi ari umuntu? Ko nzi ko umuntu abyara umuntu, Imana ikabyara Imana. Utwo n'utubazo ndi kwibaza muri iyi minsi, ariko naramubonye, nje naramwiboneye kandi namubonye gusa nta gasa nk'uko tumubona mu mafoto cyangwa mu mashusho, cyangwa se uko nyine bagerageza kumusanisha nawe. Mama wa Yesu arihariye, ni umubyeyi mere diverbe, utandukanye nuko twe tumuvuga cyangwa se tumutekereza.
ndashaka nzamuvuga uko jye namubonye, ntazagira umuntu bibabaza cyangwa se ngo birakaze, jye nzamuvuga uko namubonye na message yampaye n'uburyo jye namubonye. Kandi ntabwo ari kera, kuri 20 z'ukwa 12 ejo bundi byuzuye, kuko amaze kumpa message inshuro ebyiri. Hasigaye rero message izaza mu inshuro ya gatatu. ukabona gutanga ubutumwa bwuzuye. Ngatanga ubutumwa bwuzuye. Yes, aguha umugisha cyane kandi rwose aguhe n'ubwenge bwo kuvuga iyo message. Ariko basi abantu bahishwe byinshi. Abantu bahishwe byinshi. Sinibaza ukuntu jewe uko nabonye mama wa Yesu, simbizi niba mu bantu basengera mu bakatolike niba koko bamuvuga ukwari, cyangwa se ubumana bumurimo ukwari, cyangwa se niba bagenda bicira hejuru, bagenda borosoraho gato gatoya. Ni munini cyane birenza ahubwo ibyo twayaga twibwiye. Mbese baratangaye. Tuzabivugaho turi kugaruka no kuri iyo message zaba yaguhaye nizo zindi zisigaye, kugira ngo byose tubishyireho umucyo. Zakayo, Karame. Kuganira ni byinshi, ariko ukomeje kuvuga ibyo nakomeje kubona wibaza cyane mbere yuko tutanya ikiganiro ku biganiro bitandukanye bose bibereye bari kugenda akora, nabo bana b'abakobwa twabonye bari kuza bavuga ko yababyariye ibindi nk'ibyo. Mbona ugize agahinda kenshi cyane. Ibi bibe Theo ari kuvuga yibasira itorero ryamubyaje ubutumwa bwiza, akaba amaze kuba bose babireba. Uyu munsi tubona biniyongera cyane ku nkuru zagiye zimuvugwaho zo kunywa inzoga, kaza no kubyemera n'ibindi byinshi cyane by'abakobwa batandukanye bagenda bakora yabyaranye nabo, kaba nawe ageraho yemera ko afite abana barenze 1 2 3 4 5 hanze. Bishatse kuvuga ngo ni byinshi. Ikibazo cya Theo nabonye umwe ati ndumva bya Theo hari ukuntu numva ashaka kubivuga, ndavandika nta kibazo, reka nkubaze n'abandi bumvire wenda kubera ko ari we cyagirira umumaro gutya. Theo cyangwa se jewe maze gukira nagiye hari ukuntu ugenda ugasubira mu biganiro umuntu yakuze yagiye akora, ariko nitegereje message Theo ari gutambutsa, jewe nabonye Theo afite igikomere. Afite igikomere, ariko igikomere yatewe n'itorero. Ubwo n'itorero rya ADEPR birumvikana kuko ni habarizwa, ni naho natwe twese tubarizwa. Mu minsi yashize naciye hariya mu izindiro, noneho hari ahantu hari akabari gutya ku ruhande, hari umumama twari tujyanyeyo, hari ibintu nari mutwaje, noneho mpagaze nka hariya ndebye ibumoso bwanjye mbona hari abagabo 3 n'umudamu umwe. Muri abo bagabo 3 harimo umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa kuri YouTube arakomeye cyane, gutya mu gitondo nko mu masaa 3:40 za mu gitondo, arakomeye pe. Mbona umuvandimwe arahagaze ari kugwana n'icupa. Hega nabanje kugira ngo ndi kurota, ntigira imbere rwose nko muri 3 metero ndahagarara ndamwitegereza umutumisho wa Mungu. Mpita nibuka ko uwo muvugabutumwa twigeze dukorana amasengesho y'imisi 5 hari i Remera muri Bataro bakarura rusengero. Ayo masengesho abayasenze twayasoreje shere. Umuvugabutumwa wari uhari muri iyo minsi, hari hashize iminsi yabaye, ari igihe Radio Mucyo yakoze urutonde rw'abavugabutumwa 20 ngo bakomeye mu gihugu. Ubwo wenda hari uburyo babibonye. Umuvugabutumwa yaje maru wa 9.
mbona ahagaze nk'hariya n'icupa adahagarara. Yesu mwami, ndareba numva ngize agahinda mu mutima, numva ndababaye, n'ibyo naringiyemo navuye muri urwo rugo nahise nsubira mu rugo kuko ntago nari kugera naho ngiye. Theo rero ibyo yavuze, inzoga ziranyobwa. Umva, ziranyobwa, wenda ikitabaho ni ukugenda ngo wicare mu kabari nk'hariya aho abantu bakubona, ariko rwose mama, ariko ziranyobwa, hirya y'amarido ziranyobwa. Noneho igiteye agahinda nuko abazinywa cyane ni aba turi guhurira nabo ku mbuga nkoranyambaga, aba bishopu, aba apotere, abaki, ziranyobwa, ariko umve ngo ziranyobwa bya nyabyo. Aya mahoteli, aba bose wumva ngo bajya gusengera abantu mu mahoteli, ntabwo muri hoteli bajya bagiye gukora ibindi. Si rero gusa uko zinyobwa. Theo, wibuke ko mu kiganiro cy'ubushize Imana yari yavuze ko umushumba gito hari abo Imana igiye kwanika. Erega Imana ikintu ivuze Imana iragikora. Nubwo Theo yaje wakavuga kuriya, ahubwo Theo ukozemo n'ubundi arangiriza y'ukuboko. Tobora uvuge, vuga wica ku ruhande, rwose. Vuga tobora uvuge pe, vuga tobora uvuge. Niba ngombwa n'amazina ujye uyashyira aho ngaho, ugira abantu rokora bave mu maboko y'ibyo bisambo, kuko aba bazi we n'amazina cyane. nuko kubivuga ngo usanga bigize icyo ugasanga izindi nzego zigiye nta cyaha kirimo. Theo, gira ubwenge. Tobora uvuge. Muri ADPR barimo, hehe barimo, ariko umwe ku wundi. Isaha n'isa, umwe ku wundi. Nk'uko Imana yavuze ngo hari umurima witwa ibitovu, yavugaga YouTube. Abo bakozi rero ba shitani baje, urumva n'ibikomere byo muri itorero rya ADPR, ntago hari utari umunyamuhamagaro. Sindibamo se, ndose jya kugira ngo nta bikomere byaryo mfite. byabura ntabwo wagenda mu muhanda. Yesu wegeye nkubwiye noneho warambara. Ariko jewe siriku yagiye ibamo n'ivuga butumwa ryanjye cyane rwose. Nigeze njya mu ivuga butumwa ari Butare, nakagero gatoya, twicaye kumwe bakozi b'Imana mwasuye nyine baba bakubaza bati bite amakuru avuye bite, ababwira ni byiza ndashima Imana. Ati rero tubwira ukuntu iyo ugiye mu ivuga butumwa utajya urya, utajya unywa, utajya ufata itike. Ndabatekerereza uko byaje. Pasiteri ngiye kumva numva ngo ni gute waduhereza iby'umwuka ntidusangire iby'umubiri? Si byose? Ariko mpita nibuka ijambo riri mu migani, aho Imana yabwiye umuhanuzi wayo iramubwira ngo genda nturye ntunywe. Yagerayo koko yakora ibyo yakoze, akavaho yasubira inyuma hakaza undi muhanuzi wa shitani, bakamubwira bati dora kebereje aho ngaho, bati aramukurikira n'indogo baramubwira ati rega yakuvugishije niyo yamvugishije, garuka urye unywe ni kwivuze. Araza ararya aranywa, ageze mu nzira intare iramuhitana. Uwo mupasiteri yanze ko twicarana ku ruhimbi, ariko uko yansuzuguriye muri biro bakama kwigisha iminota 15. Hari kuwa kane ababizi barabizi, kuwa gatandatu habaye inama babirukanira rimwe na mwarimu. Yanese ku cyumweru iteraniro ryayobowe n'abadiyakoni. Hari utuntu nk'utwo ngutwo rero tuzambya gusa iyo wahamagawe n'Imana hari ibyo ugenda usimba byucamo n'ibiki byose, ariko ugakorera Imana nyine, ugakorera Imana. Kandi si Theo gusa, hari ibindi byinshi bigiye kuvumbuka. Hari naho nabonye, urumva nagiye ndeba ibiganiro byinshi,
hari aho nabonye umuhanuzi yahanuye ngo tugiye kujya mu gikombe cy'isi. Warabibonye? Tugiye kujya mu gikombe cy'isi. Aho Kimihurura. Amavubi twagiye. Hari aho nabonye nyine abo bakobwa bari kuzavuga ngo babateye inda. Ngo Amavubi bagiye kujya mu gikombe cy'isi. Amavubi bagiye niko Imana ivuze ngo tugiye kujya mu gikombe cy'isi. Ko Mana yanjye. Tukirimo n'ubundi. N'ubundi tukirimo. Turi mu isi se. Tukirimo. Ibyo byose rero n'uruhererekane nyine rw'intambara n'ibiki. Ariko ukabona bishingiye ku kuzunguzwa k'umuhamagaro. Abanyamuhamagaro rero ni mukomere, kuko ahubwo ubu nibwo umuraba ugiye kwisuka mu wundi. Ariko abazaba bafite ijambo rirokora muri bo tuzakomeza cyane, kandi ntabwo tuzahagarara. Birakomeye. Hari uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2025, 2024 tubonyemo ibintu biremereye. Uyu mwaka wo ufiteho makuru ki kugira ngo tuyasangire n'abantu bose? 2025 yego ni umwaka w'umugisha. Umwaka w'umugisha rwose. Yego. Ku bantu babanye n'Imana muri uyu mwaka. Niba Imana ishubije ubuzima ikarinda umutwe wanjye simpumane cyangwa se ngo banyangaze ku gasozi, 2024 yatangiye mbona ari umwaka w'umugisha. Ariko guhera mu kwa 7 kugeza muri uku kwa 12 kuri 21 z'ukwa 12, umwaka wa mbere gitamisi y'abadata we. None ku kwezi kwa 12 n'ukwa 11 n'ukwa 10 n'ukwa 9, ewe baba we. Ariko uriya mwaka tuzajyamo tuzakorera Imana mu buryo bushoboka. Ngiye kuvuga Yesu neza kandi muvuge neza, kandi n'abandi bose nibyo mbifuriza kwinjira mu mwaka mushya. Rego umwaka warangiye, umwaka warangiye, ndabifuriza kwinjira mu mwaka mushya ariko bafite uburinzi bw'Imana. Uku kwezi kwa 12 guhera mu kwa 9 kugera mu kwa 12 ubundi hari n'amezi Satani asabamo abantu cyane. Uburozi, abakinyuka mibi rwizerera mu kirere, ariko Imana ikagenda ihagarana n'abantu bayo. N'ubundi uriya mwaka tuzawugeramo kandi tuwugeremo Imana ihagararanye natwe. Hari abantu badukurikiye bakunda kwibaza cyane kubiri bibaho imyaka igenda ihabwa amazina, umwaka ukagenda vuga ati Imana izakoramo ibi, izagira gute. Umwaka watangiye banavuga ngo bazawe Imana igiye kwanikamo abantu, tugiye kubona ibintu nk'ibyo n'ibindi byinshi cyane. Hari kidasanzwe yenda waba warahishuriwe kugira ngo n'abanyamwuka badukurikiye nabo tujyanemo? Nsomera Ezekiel 16 umurongo wa 6. Ubwo ingiye gutambutsa message Imana yampaye mu minsi 2 ku itariki 21 z'uku kwezi kwa 11 tuvuyemo no ku itariki 27. Ezekiel igice cya 16 ku murongo wa 6. Nuko nkuyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ongera usubiremo. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri kwihuta. Imana iragenda ikatunyuraho. Imana iri kunyuzeho birashoboka, biramenyekana. Hari urundi rufatiro ikunyuzeho yubaka.
mesaje Imana yampaye kuri 21 na 27 z'ukwa 11 ni mesaje aho nari ubuzima bwanjye wabonaga ko bugiye. ubwo wari ugiye gupfa. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, amen, iravuga ngo nimbeho nawe baho. Iryo jambo riraza. Nejo hari umuntu wari nyoherereje numva nsuye nshubijwemo izindi mbaraga. Iyo mesaje ni mesaje mufashe muyumve kandi muyumve neza. Yemwe abose amashereka yo ku musaraba kandi mutwaye isanduku y'isezerano, nimwumve uko Uwiteka Imana Nyiringabo avuga atya ati: mbahaye umwambaro witwa ihumure. Muhumure, 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 muhumure. Nubwo hari abaje bakabubakaho uruzitiro rw'amahwa, mukaba mutabasha kubona aho munyuza ikirenge, ariko aho muri nimwakire ihumure kandi muhumure. Amen. Icya kabiri, mukomere, kubera ko mwabanje gukomereka mbere y'igihe kandi ibibomora biba bikeya. Abandi muraheba uko mutari mufite amaboko yabasha kugenda bahereza umuti. Aho rero muri nimwakire gukomera. Uri muri Amerika, uri muri Australia, uri mu Bugande, uri muri Kenya, uri mu Rwanda, uri mu Burundi, aho waba uherereye hose, akira gukomera. Imana itanga gukomera kuko imbere ibona ko hari ibindi birengeje ibyo uri gucamo ubu ngubu. Akira gukomera mu izina rya Yesu. Icya gatatu, mushikame. Nubwo mubona hari imitonomo myinshi y'intare nyinshi zasamye, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo iravuga itya iti: ntabwo. Pasi umva neza kuntu Imana iri kuvugana nanjye. Ntabwo izemera ko musamurwa n'akanwa k'abatakebwe. Ntabwo bizakunda. Ntibizemera, never ever, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana izemera ko musamurwa n'akanwa k'abatakebwe batamenye imbaraga z'umusaraba. Imana izakomeza ibahagarareho muri uyu mwaka mugiye kwinjiramo. Uwiteka ntabwo azigera bevobire sarada bevomile kile desta bevobere stara bevobe. Uwiteka ntabwo azigera yemera ko mugabwa mutangwa mu maboko y'abatihanye. Aba bantu banze imbabazi z'Imana, banga umusaraba wa Kristo urunuka, kandi aba bantu banze kwihana. Dore bavogerewe n'amazuku, amazuku. Nta kindi kandi bazize, babyuka igicuku, nta kindi kibajyanye. Bagenda bagiye kuzimya amatabaza, nta kindi kibahagurutsa, ntiwirirwe ushakisha ikindi.
ariko nubwo hari amatabaza mwagiye muzimisha ibyo biganza byanyu, ibyo biganza byanduye bikaraba adakarabwa, ibyo biganza byanduye mugenda murambika ingo itabaza rizima, urushako ruzima, gupfusha muzimya, kubyara iki cyose murazimya. Kandi ururimi rwanyu nta kindi kirimo. Ituro. Kandi rituro muri kwaka ntabwo mwigeze muritumwa n'umutambyi mukuru, ahubwo muri kuritumwa n'abatambyi b'ibigirwamana. Muraboneye ariko si mwese. Igituro no ese waririmbaho kwiturura? Reka turirimbe. Ituro n'umusaraba abashumba gito mwazanye, ituro ry'umukene ryo muzarirya rigaruke, akaboko mu mufuka w'ibumoso gakoramo kubw'akarimi ko kubeshya mudutera amasomo. Ndarwaye ituro, napfushije ituro, nkeneye kubyara ituro, simfite aho mba aho ndambika umusaya, n'urujyo rwanjye ntiruherukaho soya. Ituro. Ayo maturo rero mutamira, mukayatamira twe turira, azabaherekeza paka no mu gituro. Pasi turi kumwe? Turi kumwe cyane. Ndahari. Ituro ngo ni kingo ryazanye n'abashumba gito ngo baterure nyakubyara. Reka tuhasubiremo. Ituro n'umusaraba abashumba gito mwazanye, ituro ry'umukene ryo muzarirya rigaruke, akaboko mu mufuka w'ibumoso gakoramo kubw'akarimi ko kubeshya mudutera amasomo. Ndarwaye ituro, sengera umwana wanjye yige ituro, simfite aho mba ituro, aho ndambika umusaya n'urujyo rwanjye simfite n'agasoya byibura ngo nkarangeho. Ituro. Iryo turo mutamira mukamira twe turira, rizabaherekeza paka no mu gituro. Igihembo mwakoreye nicyo. Hari uwo mbujije gutura se? Nanjye ndatura. None se ayo maturo dutura, ayo maturo wakira nk'umushumba, hari ikibo cy'amashimwe, hari ikibo cy'icyacumi, hari ikibo cy'umutima ukunze, hari ikibo cyo kwakira abashyitsi, hari icy'inyubako, hari icy'abakoropa. Ariko ayo maturo yose uko murayakusanya muyakubita mu mufuka, ka kaboko nyine kamenyereye gukomba gahora gahinnye, ntabwo nubahutse mu mbabarire. Mfite pasiporo y'umwuka wera, nta pasiporo y'abarewe mfite, mu mbabarire. Hanyuma ababicaye imbere ko bari kuburara kandi batanze amafaranga. Ese iyo ureba ufite abakristo 500, 200 badafite mituweli, kandi ugendera muri modoka ya Range Rover, ubwo urumva udafite ikibazo. Ikirere kigiye kweyuka, abitwikiriye intonga bataboshye, intonga zikuweho,
hanyuma umusatsi wabo ugiye kugaragara. Ababoshye ibituta bigaragare, ababoshye inweri bigaragare, abasizemo uduhoziyana bigaragare, n'abafite kanatirere kagaragare, n'abafite uruhara rugaragare, n'abiyogoshesheje urwembe bagaragare, n'abiyogoshesheje umukasi bagaragare, n'abiyogoshesheje urubingo bagaragare, n'abiyogoshesheje n'imikebyo y'ibisheke nabo bagiye kugaragara. Ibihe byavuzwe biratashye. Abaciye ku rugo bakajya guseserera inyuma mu bikari badaciye mu irembo, abo bagiye gusohorerwa aho binjiriye. Kandi aho muzasubirira inyuma hacitse umworera, nta yandi mahirwe ya kabiri ahari. Ntayo. Ninde uri maso ngo mutume, kandi mutume agenda ahagarare mu murwa hagati, arangurure abwira ubwo bwoko bwanjye bwose, abari mu byondo bari kwisiga ibyondo, barisiga cyane, barisize. Ntukireba umuntu ko ari umuntu, ntukireba umusore ko ari umusore, ntukireba umukobwa ko ari umukobwa, ntumenye umubyeyi n'umukecuru. Barisiga, barinogereza cyane, barisiga. Hari abandi nabo baragiye bafata amazirantoki, barisiga. Abandi barirwa boga inkari, baroga, bararya n'akataribwa, barahekenye ibidahekenye, kabaramira ibitamirika, baranywa ibitanyobwa. Ninde natuma ngo agenda bambwirire? Abambwirire boge, kandi boge bake, kandi bisige amavuta ya Elayo ahumura, kugira ngo umukwe naza gutwara umugeni hadasanga abageni basa nabi, bakanukira umukwe kabasiga akababenga. Muranukira birababaje. Hindukira ugaruke, ugenda ureba bafashe ubuzima bw'inyamaswa bakabushyira mu mibiri yabo. Mugiye gutangira gushyingira ihene n'umuntu, mugiye gutangira gushyingira inka n'abantu. Muzasoma sibe iyihe Bibiliya bahu? Kubera ko icyapa bajyaga basomaho umwuka wera. Amaso yajemo igihu cy'umwijima, ntabwo bakibasha kureba imbere. Wareba imbere ute kandi ukeza abami babiri, utarigeze uhitamo ukorera n'uwureka? None se aba bakwicaye imbere utabonera mituweli, uzababonera ijuru uzabajyanamo ni irya so cyangwa ni irya nyoko? Aho ntutinyirize. None se ubwo ndatukanye? Jewe ndabisoma uko byanditse, nta nubwo nshira isoni mu buzima. Oya, ku mukristo kirazira. Kubera kurya katagabuye, mubabutse ururimi, kandi ururimi rutunguye ku munwa, kandi ijambo riri busohoke ku rurimi rwanyu rirabicaza hasi. Amafaranga nanjye ndayafite, ubu naburi inoti y'igihumbi mu mufuka, ubu naburi inoti ya 2 mu mufuka koko. Erega abashumba gito nubwo muri kuyashaka ayo mafaranga, ariko ayo mafaranga ni amarushanwa murimo.
niyo mpamvu kuko igiye gusubirana guhumeka kwayo buri munsi, agatoki uzajya uba wariye muri iryo joro niko bazajya bakujyana ni rusororo. Ubwo ni ukuvuga ko imyaka yose igihe waruhiye irobo y'igitoki niyo igiye kujyana. Ntabwo muzama agatuti muzakihorere. Agatuti rarega utututi tuje ari 7 imbere yanjye. Udututi ntabwo bazama agatuti, yawewe mana yanjye. Icyubahiro gikuwe mu ndyarya, kandi abishyize hejuru bacishijwe bugufi, abicaye mu ivu nabo bashyizwe hejuru, kandi bahawe kumva ibyo mutumva, bahawe kureba ibyo mutabona. Mubwire abantu banjye inzira y'ubugingo, mwicirira imbwa nta soko muzazijyanamo. Kandi isukari ishize mu mibiri yanyu. Imana ihinduye benshi umunyu, kandi udakayurwa n'ibihe. Umwaka twinjiyemo ni umwaka w'imbabazi ku bantu bazikeneye, ntabwo ari imbabazi z'ikivunge. Kuko hari abazicwa n'inzara, bakajya bifuza kubabura uruhu rw'urukwavu, ariko aho bazasonzera hari abandi bazahahagira, kuko inyenyeri zabo zatse kandi barinze ikirenge cyabo. Batihutiye kwiba amazi y'abandi, batihutiye gufunga amasoko y'abandi, batihutiye kurandura imyaka batateye, batihutiye gukuramo izo batwise bakemera zikavuka, amaraso ntameneke. Abo barahirwa. Harahirwa umuntu ufite Uwiteka mu mutima, kandi Uwiteka akamubera umujyanama, akamubera umuyobozi. Uwo hazamuka bazazamukana, aho amanuka bazamanukana, igitambika bazagendana, kandi naca mu mazi menshi atemba ntabwo ayo mazi azamutembana muri uriya mwaka. Kandi mu gihe inkongoro zizatora amashwegegeni, we ntabwo azagaragaramo. Azahinga yeze, azabyara akuze, kuko yomatanye n'Uwiteka. Abantu bari bafite insina mu biganza byabo, noneho ukabona insina irazamuka ariko yagera hejuru imyumba y'isina igatangira ikabora. Ntago muzongera kuboza, ahubwo insina zizera, kandi zizera ibitoki byinshi, kandi zizashibukaho byinshi. Kandi muzahuzwa n'umugisha wanyu muri uriya mwaka.
message nuko Yesu aguha umugisha cyane. amen. Twavuga byinshi ariko ngo nyuma y'icyo Imana yavuze hago abongeraho cyangwa se abakuraho. Manuzi Zakayo twavuga byinshi gusa abantu benshi cyane bakunda message zawe cyane uzana kubera ko zihura n'ibintu byinshi nubwo bitoroshye ariko turi mu isi n'ubundi turabizi ko turi mu ntambara ariko icyo twavuga ngo Yesu agumugisha kandi akongerera imbaraga. Amen. Amavuta. Twibutsa abantu ko hari indirimbo nshyashya washyize hanze. Mfite indirimbo nshyashya yitwa Ni Yesu. Iyo ndirimbo yitwa Ni Yesu. Yesu wamaye agakiza. Yesu waduhamagaye. Akubwiye mu basiramu mfitemo inshuti nari umusiramu. Bemera Allah n'intumwa yayo ariko Imana nyine iravuga iti jya hariya. Mfite rero indirimbo nshyashya yitwa Ni Yesu. Amashusho murayisanga kuri YouTube channel yitwa Umuvugabutumwa. Ni indirimbo nziza. Hari abantu babonye Imana inkuye muri biriya nakoraga by'isi bagira ngo impano yaragiye. Impano igiye gukorera Imana. Amen. Indirimbo rero ni indirimbo nziza yitwa Ni Yesu. Ni indirimbo iri mu bwoko bwa hip hop. Yagezeho pura haho ngaho nyiririmbe nyine. Ndumva hagarutse muri ya style yawe ya hip hop ya kera. Iwacu muri ADPR impano zose zirakora kugira ngo arabonye dufite n'amakora ararimba hip hop. Yazajya ni heza za Kibungura. Ijuru bararitaha niki? Inzu barayitaha. Inzu barayitaha. Inzu yo ku musenyi. Ubwo rero ngiye kubaririmbira kuri iyi ndirimbo. Ni indirimbo nshyashya. Indirimbo yitwa Ni Yesu. Kandi Imana iduhana umugisha. Mwijuru habaye inama isi yacuza umwijima. Black Angel muri rosi yanyiciye ubuzima. Marayika Mikayeli ntacyo yigeze avuga. Gabriel mu bishura yibereye manuma. Imana nayirumirwa Yohana nguwo kukirwa. Isazi yatsitse yendaga kumumira. Amarira aramanuka gitara arahaguruka. Yohana reka kurira. Dinari gitonoma ngahanagura amarira. Uwo ninde waduhaye amazi twishwe n'umwuma. Mu rugamba rukomeye kadusubiza ubuzima. Niyashimwe Imana yikura abantu ku cyavu. Wajya hayira muhakarangurira gwanzu ndibukeje bundi rwose ndi gukina dogoma kuba hari hatari pe ntafita y'igikoma hari Imana itubera amaso buri munsi muri Yesu aho ngaho niho twese tubona amahoro. Ninde ninde wadukijije urupfu? Ni Yesu. Ujye umvugira Ni Yesu. Ninde wadukijije urupfu? Ni Yesu. Ninde wadukijije kubambwa? Ni Yesu. Ninde ukuraho umuvumo? Ni Yesu. Ninde waduhaye umugingo? Ni Yesu. Ninde wadukijije urupfu? Ni Yesu. Ninde wadukijije kubambwa? Ni Yesu. Ninde ukuraho umuvumo? Ni Yesu. Ninde waduhaye ubugingo? Ni Yesu. Yesu niwe mvuga. Nkuye kugasi Satani yatanze igiti ngo nkunde cibwa ijosi ngo manuke kuzimba habaho bahora bakonkama nk'impongo bitsamura nk'imibu. Jewe ntabwo nzajyayo Yesu wanjye arafite. Ntabwo nzajyayo Yesu wanjye arafite. Amaso yagitekanya hanga ku musaraba. Niwo negera amaboko umusi wose ukira. Satani acukurira imva Imana yanjye igasiba. Kujya abapfu bahagaze bitabaza imintumbi. Niwo muco w'igicuku baca ku ruhimbi. Karurube maso agakiza nakinwa Yesu ngo yaragarutse kugira ngo dutane. Ninduzaririmbirwa indirimbo yabanesheje. Ninduzacurangirwa neberu yarimbishijwe. Ntabwo mbizi ntabwo muzi icyo nzi cyo nuko mu mubare w'abatahajura aho ngaho jewe ndimo. Ninde wadukijije urupfu? Ni Yesu. Umva jyanira bayikurikire kuri Muvugabutumwa ndaje bahereke. Bayikurikire bayihererekanye bashyiraho comment like byose. Kandi indirimbo ko ifite video nziza noneho. Tandukanye na ndi ngo warayishingishije telefone y'ubushize. Habanza Kristo ari kugenda huhamo ibintu. Ndashimira Elia, ndashimira Sami, ndashimira Cynthia, Sami Switch. Ndashimira papa wanjye Famille Gasana, ndashimira Antoinette, ndashimira
Yesu we ba Loda benshi ndashimira Imana yanshyigikiye kuri iyi ndirimbo. Ni indirimbo nziza ikoreshejwe amashusho ya 4K. Ni 4K ko babyita. Urumva ikindi mfite indirimbo nshyashya yitwa Nyina wa Jambo, nayo Imana izabigenza neza kandi nizera ko izasohoka. Maria bashyiraho na comment n'amakomenti muyashyireho ijuru n'isi. Iyo rero none Yesu we ni nziza cyane. Maria n'umugabekazi w'ijuru n'isi. Ndabashimiye rero. Niwe Nyina wa Jambo. Twatangiye dusenga reka senge. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Ndagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro kandi ko message uyiherekeje ikabigeze aho yagombaga kugera. Umugisha ubuyobozi bw'Impanuro TV, umugisha buri muntu wese uzakurikirana iki kiganiro, uzandika comment, uzashyiraho like. Imana uzamuha umugisha mu majya no mu maza. Ndagushimiye rero, ukomeze ubane natwe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Amen, haleluya. Abanashaka kuvugisha Zakayo 07 kangahe Zakayo? 078 05 36 745. Dusengera ibyifuzo kwa gatandatu. Ariko no ku cyumweru nabo twawushyizemo. Kwa gatandatu ku cyumweru. Guhera saa 2 za mu gitondo kugera saa 2 z'ijoro. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Turakunda cyane. Imana bari nahagaruka mukomeze mugira ibihe byiza. Musure umuvuga butumwa ni channel ya Zakayo kugira ngo murasangaho byinshi cyane. Mushyigikire kugira ngo nawe Imana ikomeze imushyigikire kandi namwe mumuheshe umugisha. Imana barinde turakunda cyane. Bye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.